Haleluya. Haleluya. Maranatha. Umwami Yesu naze. Imana ihabwa icyubahiro. Nejejwe cyane no kongera kubonana n'abana b'Imana. Nejejwe n'abavandimwe nasanze hano duherukana kera kuri runo rusengero, ariko handi ho ku ntara twari turi kumwe mu minsi ishize ababashaga kuza mu materaniro makuru, n'abagiye baza mu materaniro nakoze mbere yaho mu minsi ishize ya Kicukiro Santere nabo twari turi kumwe. Abatarabashije kuza rero tubonanye hano, n'abatuye hano hafi n'abaje vuba, mwese abo tubonanye bwa mbere ndabashuhuje cyane. Imana ibahe imigisha. Nejejwe no kubonana na korari nanone ya hano. Nibuka ko kera igihe nakoraga ivuna hariya ryaberaga hano haruguru, hari abakobwa bazi kuririmba cyane, bafataga mikoro igihe twabaga turi kuririmba izi ndirimbo za 350, maze abayoboye indirimbo hano ntabwo aribo bazifataga gusa, bari bafite n'abandi bakobwa bicaye mu ntebe za korari bakabaha mikoro, maze bakaririmba tukumva amajwi ari amajwi meza y'urwunge adasobanya, maze tugahimbaza Imana cyane, kandi twagize umusaruro mwinshi. Kandi nejejwe no kubona korari Rangurura ya Kimisagara, dufitanye amateka menshi kuva ndi umusore. Bamwe muri bo no mu bukwe bwanjye twari turi kumwe. Hari nabo nabonye barabaje icyo gihe banyimbagiriye, ariko ubu nabo bafite abana barakuze, no munezero mwinshi. Imana ihabwa icyubahiro. Nejejwe rero no kongera kubonana namwe. Kubonana hano mu isi ni byiza, kandi nanone nabonye hano abantu, mbese ni benshi nabonye, mvuze abantu, umunezero ni mwinshi. Reka ne gukomeza kuvuga, ariko mvuge Yesu gusa kuko aricyo cyanzanye. Nge ndi Habarurema Valence, ndi umubwiriza butumwa bwiza. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana uyu munsi, kandi igihe tugiye kuganira ndasaba Imana ngo twese uko turaha yeze imitima yacu. Kuba mpagaze ahangaha ndi kubwiriza ntabwo ndi igitangaza, nta nubwo ndi umuhanga kurusha abandi bantu benshi, nta nubwo nasomye ibintu byinshi kurusha abandi bantu bose, ahubwo nuko ariko Imana yabishatse. Imana rero yabishatse kabigira ityo, ihabwa icyubahiro. Kandi ngira ngo Imana yacu yakomeje kugenda idufasha twese uko turi hano. Imana aba ari nako imenagura cyane imitima yacu, maze yikuremo ibintu twavukanye, yishyiremo ibintu bishya bituma duhinduka, maze tukayiramya. Reka rero tubanze ducishe imitima yacu bugufi maze dusenge. Turagushimye Data, izina ryawe rihimbazwe. Tugiye kwiga ijambo ryawe, turagushaka cyane. Uze utwigishe twese, udusobanurire, udukore ku mutima, kandi ude kwitegura kuzaba mu bwami bw'ijuru. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Cyigisha turiga uyu munsi kiravuga ngo urukundo ruhebuje. Urukundo rugenje rute? Ndi umwana muto ndabyibuka, nasomye Bibiliya nsanga handitse ngo umuntu nubwo yakwitanga ngo atwikwe, ariko ntagire iki? Urukundo. Yagawa rwose ntacyo byaba bimaze, akitanga bakamutwika, ariko ntagire urukundo. Urwo rukundo ni uruhese. Hari urukundo ruhebuje. Rukundo iyo baruvuga njya numva n'abantu benshi banaririmba n'indirimbo z'urukundo babeshya. Barya basore bahura n'abakobwa bakirirwa babasomagura ngo ni urukundo, umukobwa nawe akemera, umuhungu akazana iminwa n'umukobwa agatega, barabashuka. Ntabwo ari urukundo.
Rukundo. Iyo abantu bari mu gakungu bagendana, umwe ababyeyi bakamubwira ntiyumve n'undi bakamubwira ntiyumve, ariko abantu bakaguma mu gakungu burya bagira ngo ni urukundo. Oya, urukundo birifite urukundo yavuze ruhebuje. Reka mbasomere urukundo icyo ari cyo. Murarambura muri Matayo igice cya 27. Igice cya 27 cya Matayo turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri, dusimbuka dusoma wa 11. Bashyira Yesu Pilato. Umuseke utambitse, abatambyi bakuru bose n'abakuru b'ubwo bwoko bigira inama yo kwica Yesu. Baramuboha, baramujyana, bamushyira umutegeka Pilato. Iyo Yesu abishaka, n'ibyo nisomeye nta muntu wabimbwiye, ngo yari kubwira Imana ati njye nta cyaha nakoze cyatuma njya gupfa, none njyewe ndaguma mu bwami bwawe. Ariko data wa twese ubwe yabwiye Imana ati ubwo uremye umuntu mu ishusho yawe, kandi uriya muntu akaba azacumura. Yesu yarabirebaga agasanga Satani azamucumuza, ngo yabwiye Imana ati nacumura nzagenda mucungure. Urwo ni rwo rukundo ruhebuje. Yari afite ubushobozi Yesu, kuko ari we waremye umuntu, bwo kumureka agapfana icyaha cy'akarema undi mushya utagira icyaha. Ariko kubwo urukundo ruhebuje Yesu Kristo yadukunze urukundo rutagerwa, maze baramuboha. Igihe Yesu yemeraga kwitanga atyo, umuntu koko yaje kuzacumura. Ariko igihe umuntu yazaye kuzacumura, Yesu yaje kuzashaka ukuntu yaza gucungura umuntu. Iyo musoma mu Byahishuwe murasoma ngo icyo gitabo ngo habura uwo kukibumbura, ngo yaba uwo mu isi, ngo yaba ikuzimu, ngo yaba n'uwo mu ijuru, ngo habura uwo bajya kubumbura icyo gitabo ngo gifatanishijwe ibimenyetso. Maze mugasoma amagambo atangaje ngo ariko intare yo mu muryango wa Yuda ikaba igishyitsi cyo kwa Dawidi, baravuga ati ngenda kibumbura aranesha. Yesu niwe wemeye kwitanga ngo aze kuducungura hano muri isi. Urwo rukundo rurahebuje. Ariko reka nze mbasomere urukundo rw'umugabo n'umugore ko ntaho ruhuriye n'ibi ngibi. Igice cya 27 umurongo wa 11. Ubwo Yesu yarahagaze imbere y'umutegeka, Pilato acira Yesu urubanza. Umutegeka aramubaza ati ni wowe mwami w'Abayuda? Yesu aramusubiza ati wakabimenye. Basi icyo Pilato yabazaga yaragishubijwe. Oya, Pilato yabajije Yesu ngo niwe mwami w'Abayuda. Yesu aramusubiza ngo wakabimenye. Yarashubijwe ntiyashubijwe? Murakoze, Imana ibahimigisha. Umurongo wa 12. Abatambyi bakuru n'abakuru baramurega, ariko ntiyagira icyo yireguza na hato. Ni Yesu. Maze Pilato aramubaza ati niwumvise yuko bagushinje byinshi? Murongo wa 14. Ariko ntiyamusubiza ijambo na rimwe, bituma umutegeka yumirwa cyane. Murongo wa 15. Muri iyo minsi mikuru, uko umwaka utashye, umutegeka yagiraga akamenyero ko kubohorera abantu imbohe imwe iyo bashakaga. 16. Icyo gihe bari bafite imbohe y'ikimenwa bose yitwaga Baraba. Yari izwi. Ubu na hano mu isantere bafite ikirara kizwi, no mu zindi santere hagenda haba hariho ibirara bikuru, uretse ko nta birara bikibaho cyane nk'uko ibirara byabaga bimeze. Ubu ngubu ibirara byaragabanutse, nta birara bikibaho cyane. Ariko wageraga mu isantere ukaba uzi ko hari ikirara gikuru kiruta ibindi birara, kikaba icyo kirara aricyo kizwi. Wageraga Nyabugogo utangiye kuzamuka ku Muhima, hakaba hari ikirara utinya uti nahura na runa, barakubwira ati hari ibirara ugatinya. Ubu nta birara bikiriho, ariko mbere byabagaho. Ubu kubera umutekano wamaze gukazwa cyane, ibirara byaragabanutse.
no kubera n'ijambo ry'Imana ryagiye ribwirizwa maze bakabireka, abatabiretse uburara bakabirekeshwa no gutinya ibihano bari buhure nabyo, ibirara byaragabanutse. Ariko hariho ikirara kizwi, cyari kizwi muri karitsiye, kandi icyo byari birenze, cyari kizwi no mu Bayuda hose, igihugu cyose cyari kizi icyo kirara, kandi icyo kirara cyari ikijura gikomeye, maze kucyitwaga Baraba. Maze ikintu gitangaje, umurongo wa 17, nuko bateranye Pilato arabaza ati, uwo mushaka ko mbabohorera ninde? Ni Baraba cyangwa ni Yesu witwa Kristo? Mbabazi, Pilato yari yamaze kumenya ko Yesu ari umwami? Yari abizi ntiyari abizi? Yari azi ko Baraba ari ikirara? Yari azi ko ari igisambo? Yari abizi neza. Maze ikintu gitangaje ashyira ngo, uwo mushaka ko mbabohorera ni Yesu, kugira ngo batagira urujijo, witwa Kristo. Ariko mwumva imitima ifunze ukuntu imera. Yasobanuye kuko yamenye ko ishyari ari ryo ryari rimubatangishije. Yari yabimenye neza ko ishyari ari ryo rigenje rite rimubatangisha. Ishyari ntabwo murizi, ishyari ntabwo murizi, ishyari muzarimenya. Ubu ntabwo mwari mwamenya ishyari muzarimenya. Nimurimenya hari ibintu byinshi bizahinduka. Ariko no gupfa kuvuga gusa nk'abafite abantu babakeba, bafite abantu yenda bafite nk'abagabo, bakabona abagabo yenda baragenda baca hirya no hino, noneho yareba umuntu umureruriye umugabo akumva mu mutima biragurumana, noneho akumva biragurumana, ariko burya hari aho bigera bikagurumana cyane. Maze yamenye ko ishyari ari ryo ryari rimubatangishije. Ishyari nirimara gukomera rituzengurutse hano hose, ntabwo hano muzongera kuhicara, ariko murahicaye. Ariko ishyari rituzengurutse nirimara gukomera, ariya marembo azajyaho urugi, kandi umuntu uzemererwa kwinjira hano n'uzaba yemeye kuyoboka iryo shyari icyo ryategetse. Yaba atemeye iryo shyari icyo ryategetse, akaba atabasha gutambuka. Kandi iyo dusoma ngo kuko yamenye ko ishyari ari ryo ryari rimubatangishije, ishyari rizakomeza ritutumbe. Ishyari ryabangamiye Yesu, maze ishyari rigakura rigatutumba, rigakura rigatutumba, kugeza ubwo Yesu yivugira ngo ni umwami, ariko yabivuga ntibabyumve. Ishyari ryatumye ba Wycliffe bapfa, ryatumye ba John Huss bapfa. Ishyari ryatumye ba Martin Luther bahamagarwa mu rukiko rw'iwa Temberige, bahamagarwa mu rukiko rw'iwa Muze. Ishyari ribuza abantu b'Imana. Ariko hari ikintu gikomeye cyanangaje, rituma abana b'Imana bapfa inshuro nyinshi. Ariko hano haranditse ngo kuko yamenye ko ishyari ari ryo ryari mubatangisha. Umurongo wa 19, umurongo wa 19 niho ngira ngo mbabwire ko urukundo rutandukanye cyane rwa Yesu n'iby'umugabo n'umugore. Kandi ubwo yari yicaye ku ntebe y'imanza, Pilato umugore wamutumaho ati, ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi, kuko naraye ndose byinshi kuri we byambabaje. Mbabaza basomye Bibiliya bagasoma no mu mwuka w'ubuhanuzi. Pilato yemeye iby'umugore we yavuze, ntiyabyemeye. Yagiye kubona Pilato yicaye ku ntebe y'imanza, akiriho ari mu cyumba cy'intebe y'imanza mu biro. Yagiye kumva yumva ifarashi iri gukinagira, maze haza intumwa iti, dore urwandiko umuntu uje ku ifarashi azanye ampereje. Maze Pilato bararurambuye vuba vuba, urwandiko ararusoma, asanga umugore waramubwira ngo, igihe nasengaga ijoro ryose nagiye kubona mbona umwami Yesu yavutse, yaturutse mu bwami bwo mu ijuru, aza muri Mariya, maze aravuka. Igihe yazaga kuvuka yaraje gucungura umuntu, arakura, ageze igihe cyo gucungura umuntu nicyo cyamuzanye. None utishyiraho amaraso, kuko naje kubona bambwa, kandi mbona ku munsi wa gatatu azuka, kandi mbona azukanye intsinzi, kandi ibituro by'abera bari barapfuye birameneka, maze igihe byamenekaga barazuka bajyana nawe mu bwami bw'Imana. N'umwana w'Imana ntumukoreho. Ariko asanga ari kubwira umugabo umeze nk'igiti,
hariho abagabo batumva. Niyo umugore yamwinginga te, akamwinginga akamera nk'uca bugufi, agahenge ku musaya, akamwinginga ngo arebe ko umugabo yazemera umurongo w'iby'Imana ivuga, ariko umugabo akaguma akabigihanda, ntibizagucogoze, uzakomeze urebe. Hari ubwo atazihana akaba azarinda apfa nabi, wowe uzikomereza inzira y'Imana. Icyakora hariho n'abagabo bafite abagore b'ibihanda, akagoragoza reka da, umugore akanga, akinginga nawe akanga, akagoragoza. Bitangirira mu cyumba, bagatangira ibintu bigahiringitaniramo, nta uri muri saro ubizi, bakaba mu cyumba bagera muri koridoro bagahiringita, abo muri saro ntibabimenye, bagahiringitira noneho no muri saro, abo muri saro bakaba babibonye, noneho byagera bakajya ku irembo, byagera bakazajya mu manza. Burya mutazabona abantu bageze mu manza ngo mugire ngo ubwo byatangiye uwo munsi, bari ibintu byamaze igihe bigahiringita biri mu rugo, kugeza ubwo noneho ibintu bizahiringita bikajya ku musozi. Maze ikintu cyantangaje, urwandiko rwanditswe n'umugore we yashatse, narisomeye ngo umugore we yari umuntu w'Imana cyane. Igihe Pilato yari yicaye mu rukiko ngo umugore yarahangayitse, bituma asengera ibintu biri kubaho muri iyo minsi. Imana imuhishurira umucyo wose arawumenya. Uwo mucyo abona umugabo wazarimbuka natawumenya, atekereza ko kubera guhora mu bintu by'ubuyobozi gusa atabona umwanya wo gusobanukirwa neza iby'ijambo ry'Imana rivuga. Arandika, maze amaze kumwandikira amubwira ati mu byo ukora ntugire icyo utwara uyu mukiranutsi, kandi amubwira ikintu gikomeye. Bibiri ivuga mu ncamake, kuko naraye ndose byinshi kuri we byambabaje. Ntabwo handitse ngo kuko naraye nsomye ibintu byinshi kuri we byambabaje, ahubwo Imana yakoze ibishoboka ngo isobanurire neza Pilato, agira ubwenge. Ariko urwandiko rugera kuri Pilato, maze Pilato ngo ararusoma. Pilato amaze gusoma urwo rwandiko, ikintu cyambabaje ngo yakozwe ku mutima, ngo arongera abaza Yesu ati mu by'ukuri koko ni wowe mwami w'Abayuda? Yesu araceceka. Arongera amubaza ubwa kabiri ati ni wowe mwami w'Abayuda? Yesu araceceka. Urusaku rwo hanze ngo ruba rwinshi, nibabohore Baraba, maze nibabohore Baraba bamanike Yesu. Maze urusaku rurasakuza, rusakuje asohoka agiye guhosha urusaku. Ageze hanze ngo abone urusaku ni rwinshi, maze ngo araruhosha. Amaze kuruhosha agaruka aho Yesu ari. Abajije Yesu, yabaza Yesu ntagire ijambo na rimwe amusubiza. Ibyo Yesu yari yamubwiye byari bihagije. Maze Pilato ararakara, aramusohora, maze amukubita umukoba. Amaze kumukubita umukoba, aravuga ati ngaho ni mu mujyane mu mukozi icyo mushaka. Maze igihe bamufataga, abona ukuntu batangiye kumufata mu ijosi bamukanaga. Maze Pilato ibyo bintu abyitegereje, yumva umutima ukozweho, ahita azana indobo ashyiramo amazi, arakaraba. Igihe amazi ari gushoka ku ntoki, aravuga ati mwebwe birababeho, njyeweho ntibikambarweho. Urwo rubanza ni urwanyu. Mu ijuru bahita bandika ngo ubwo wihakanye ko ari wowe utanze Yesu ngo abambwe, ntabwo ushobora kuzagira umutima wihana. Urugi rwo kwihana rwahise rukingwa kuri Pilato uwo munsi. Yagumye ku isi, urugi rwaramaze gukingwa. Nshuti yanjye, nagiye nsoma abantu benshi bagiye baguma ku isi, urugi rwabo rwo kwihana rwarakinzwe. Nasomye iby'umuntu wamaze imyaka 40. Mu myaka 40 narabibabwiye, bamwe abo twari turi kumwe mu bihe byashize, bamwe naranabibasomeye. Nababwiye iby'umuntu witwa Sawuli, wayoboye ingoma y'Abayisirayeli n'Abayuda imyaka 40. Mu myaka 40, imyaka 2 niyo yonyine yamaze ari gukorera Imana. Indi 38 ayimara ari Sagihobe. Yarabaye Sagihobe ari ukugenda yiruka gusa, nta buntu bw'Imana afite. Ngo kuko Pilato rero byamugendekeye, maze arakomeza aca imanza, kandi aca imanza marayika wihana yamutumweho. Ariko igihe cyo kwihana kwa Pilato cyagenje gite? Cyarangiye. Umva uko byagenze. Ariko umurongo wa 20, abatambyi bakuru n'abakuru boshya abantu ngo basabe Baraba bicishe Yesu. Nuko umutegeka yongera kubaza ati muri abo bombi uwo mushaka ninde nkamubabohorera? Bati ni Baraba dushaka. 22. Pilato aramusubiza ati Yesu witwa Kristo ndamugira nte?
bose bati nabambwe. Ahandi handitse ngo nabambwe nabambwe nabambwe. 23 nawe arababaza ati kuki yakoze cyaha ki? Ariko barushaho gusakuza cyane bati nabambwe. Mwifuzwa ibihe byose haranditse ngo igihe basakuza ngo nabambwe nabambwe, ngo haje amajwi y'abadayimoni ameze nko guhebeba kw'inyamaswa, ngo ayo majwi ameze nko guhebeba kw'inyamaswa, ngo akajya avugira mu bantu, ngo indimi zabo bari kujya bavuga cyane ngo nabambwe nabambwe nabambwe. Noneho ngo akabura icyo yumva, akumva mu matwi ye ngo nagenze gute? Nabambwe. Maze Pilato kuko yari yamaze kwanga kumvira marayika w'Imana, umurongo wa 24, nuko Pilato abonye ko arushywa n'ubusa, ahubwo ko barushaho gushega, yenda amazi akarabira imbere y'abantu ati njyeweho nta cyaha kindiho, kubw'amaraso y'uyu mukiranutsi biraba ibyanyu. Akivuga ngo njyeweho nta cyaha kindiho, yari amaze guhakana icyaha by'iteka ryose kandi yagikoze. Ikibi cyo guhakana icyaha umuntu yakoze, abantu benshi bazabona inyungu yabyo ku munsi w'imperuka, ubu ntabwo bapfa kumenya inyungu zabyo. Ariko ikintu cyo guhakana icyaha umuntu yakoze, akaba abizi neza ko ari umunyabyaha, akaguma kwihagararaho akikaza, ku musozo w'uru rugendo azabona inyungu zabyo. Yesaya iravuga ngo icyo nshaka ni kimwe, nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe. Ariko igihe umuntu akomeza guhakana icyaha, byarambabaje, maze Pilato yigira umukiranutsi ati njyeweho nta cyaha kigenje gite kindiho. Nta cyaha kigenje gite kindiho. Barya abantu bangiza uruhu rwabo, ukabona umugabo we yaramushatse yirabura, ejo ukabona uwo muntu aratukura yabaye nk'umuzungu, kandi umugabo we yaramushatse yirabura, ariko ejo wamwitegereza ukabona aratukura yabaye nk'umuzungu. Buryo umubwiye ngo afite icyaha ntiyacyemera, yavuga ati njye nta cyaha kindiho, ndi gutunganya uruhu rwanjye, muzajye mubihorera. Maze arakana ati njyewe nta cyaha kindiho. Barya abahungu bagenda bafatanye n'abakobwa n'abagabo bagenda bayora abagore b'abandi bagenda bafatanye, buryo babwiye uti ufite icyaha, ntiyakwemera ko hari icyaha kimuriho. Kandi barya abagore nabo bagenda batereka amaso bagenda barembuza abagabo b'abandi, burya ntiyapfa kwemera ko afite icyaha. Ariko ku musozo w'uru rugendo umuntu azamenya yuko yibeshye cyangwa ko yabeshye abantu. Byarantangaje igihe Pilato urwandiko rwamugeragaho akarusoma, yararwisomeye ararureba n'amaso, yarakiri ku ntebe y'Imanza, urubanza yari atararuca. Imana ngo yohereje uje, Imana yatumye umugore arota izo nzozi, imushyiramo umutima wo guhita yohereza urwo rwandiko, kandi rwazanywe n'uwaje ku ifarashi yirukanka, ngo kugira ngo urwo rwandiko rusange Pilato atari yacu urubanza. Kandi rwasanze Pilato atari yacu urubanza. Nshuti yanjye, abantu igihe intebe y'Imanza itari yarangira, nibwo bagezwaho ibikorwa byabo bibi bakoze, nibwo babwirwa igihano kiri imbere, kugira ngo abo bantu bihane hakiri kare batazajya no mu bindi. Pilato kuko ibyanditswe biravuga ngo yakoreraga gucungura igihe gusa, kandi uwo Pilato yarahuzagurikaga. Imana ngo yanze yuko akomeza guhuzagurika abaza Yesu ibibazo yari yamubajije kare, ariko n'ubundi urwandiko rumugezeho Pilato akomeza umurongo yaragenje ate yararimo. Nshuti yanjye, umuntu wese uzi ko hari ingeso yamunaniye, ndamugira inama yo guhagarikira aho bigereye, agatangira bundi bushya gushakashaka cyane ukuntu yahinduka. Hano hari ikintu gikomeye, maze hari ikintu kibabaje. Abantu bose baramusubiza bati amaraso ye natubeho no ku bana bacu. Maze ababohorera baraba, ariko amaze gukubita Yesu imikoba aramutanga ngo abambwe. Yafashe Yesu amukubita imikoba arakubita, arangije aramubahereza ati ngaho ni mu mujyane. Maze arangije abohora cya gisambo cyitwa Baraba, cyari kuzakomeza kikajya kigirira abantu nabi. Ariko nanone harimo ikintu gikomeye. Ubwo Yesu yabambwe maze Baraba akabamburwa, nabyo hari ikintu gikomeye cyane. Byashushanya guko Yesu Kristo umwami wacu, kutubambirwa kwe aricyo kintu gikomeye kibasha kutubohora ku ngoyi nubwo turi abanyabyaha. Ubwo Yesu yemera kutubohora ku ngoyi turi abanyabyaha, Yesu Kristo
abe mu mitima yacu, maze Yesu aduha umutima wanga icyaha. Buriya abantu benshi bajya bavuga bati tuzahagarara dushikamye, bati mu gihe tugiye kwinjiramo hano imbere, maze abantu bakikaza bati tuzahagarara dushikamye. Byarakunaniye guhagarara ushikamye iwawe mu rugo, uzahagarara ushikamye isi yose yaguteraniye. Gushikama iwawe mu rugo n'abakozi bawe n'uwo mwashakanye n'imiryango yaho uvuka, byarakunaniye guhagarara ushikamye, none uzahagarara ushikamye isi yose yamaze kukwatamira. Byarakunaniye kureka ikintu ijambo ry'Imana ribuzanya kimwe, wowe ukigumaho ubizi neza ko ijambo ry'Imana rikibuzanya, maze uzemera gutanga umutwe wawe ngo bawuce ngo uri guhamya Imana. Ndabazi ntabwo umuntu utsindwa uyu munsi azatsinda ari uko icyumweru cyamaze gutangazwa. Ikizatuma abantu bashikama ku Mana ni ikisi, ni igiki? Nuko bazaba baramaze kugira umutima wanga icyaha gusa, nta kindi. Naho igihe bagifite umutima ukunda icyaha, bazahanyanyaza, bazagenda urugendo rurerure, ariko bazacogora batarushoje. Bazirukanka mu nzira ariko bazananirwa. Ariko abategereza Uwiteka bo bazatumbagira bagurukisha amababa yabo nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Kubera iki? Kuko bategereza Uwiteka, kandi bagize umutima wanga icyaha. Ukareba abantu uti bariya n'abantu badasobanukiwe, batazi aho iterambere rigeze. Abantu bazasobanukirwa neza. Byarambabaje ku muntu witwa Pilato, byarambabaje. Pilato ntabwo uyu munsi yahise apfa, ahubwo Pilato yagumye kugukora. Yesu arabambwa, hari kuwa nyuma buracyari ku isabato, asibira Yesu aruhukira isabato mu gituro. Maze kuwa mbere w'iminsi 7 ariho ku cyumweru, Yesu umwami wacu arazuka. Igihe Yesu yazukaga amagambo yanejeje, iyo ndi kuyasoma ndanezerwa cyane, ariko nkazenga n'amarira mu maso, ariko nkananezerwa. Igihe umwami wacu Yesu yazukaga kuri uwo munsi wa mbere w'iminsi 7, abasirikare bari barinze imva ye, barabibonye neza, babona Yesu azuka. Babonye ngo marayika ukomeye wasimbuye Rusiferi, wasimbuye Satani mu ijuru, ngo yaraje ngo abirindura igitare, ngo akigira nk'akabuye gatoya k'isarabwayi, niko byanditse, ngo maze akicaraho. Ku cyigisho cyitwa ngo umwami wawe yazutse mu wifuzwa ibihe byose, maze ngo akigira nk'akabuye k'isarabwayi, maze akicaraho. Ngo arangije atunga urutoki mu mva, arahamagara ngo mwana w'Imana sohoka, so araguhamagaye. Maze ngo Yesu arasohoka yambaye kudapfa. Ngo igihe Yesu yasohokaga, hahise haza izindi nteko z'abamarayika. Ngo igihe hazaga inteko z'abamarayika kugira ngo bizihize ibirori byo kuzuka kwa Yesu, ngo ba basirikari barabihijwe, maze amaso yabo ntiyareba ibyo birori, ariko babonye Yesu agenza ate? Asohoka. N'abamarayika baza bagenje bate? Bababonye. Maze igihe Yesu Kristo yazamukaga, abasirikare ngo barongeye barabibona. Abasirikare bavaho bagenda babwira abantu ngo twamubonye umwami Yesu n'ukuri yazutse. Bagenda imisozi biruka nka bati twamubonye. Ariko bageze hirya, ikintu kibabaje gikomeye, bahura n'abandi abatambyi bari bamwishe, maze ngo babaha amafaranga. Bamaze kubahereza amafaranga bati nimwongere kuvuga ko umwami Yesu yazutse, ahubwo muvuge ko umurambo we mwari musinziriye, maze bakawiba. Abasirikare ngo bagira ubwo bati turavuga ko twari turinze umurambo, maze bakawiba, turaba twishyizeho icyaha. Ariko barere bati nanone se nitubivuga aya mafaranga turayareka? Amafaranga barayafata. Bari basohotse aho ngaho bavuye ku gituro bavunwa ngo n'umutwaro w'ubutumwa niko handitse, ariko ngo
bakomeje kugenda noneho bavunwa n'umutwaro w'amafaranga bahawe. Maze ikintu kibabaje gitangaje cyane, maze igihe bajyaga kuvuga iyo nkuru bageze kwa Pilato, basanga Pilato abantu bamaze kumubwira ko babonye abasirikare bavuga ko umwami Yesu yazutse, kandi abantu ngo bababwira yuko hari n'abantu babonye babiyeretse bari barapfuye kera, maze abantu bari barapfuye Yesu yazuka bakazukana nawe, kandi abantu bari babiyeretse nibo bagendaga babihamya. Maze noneho abasirikare bageze kwa Pilato, ikintu cyantangaje, maze Pilato ngo ababaza uko byagenze, ngo ababajije uko byagenze ikintu gikomeye, ngo arababwira ngo kandi mumbwira amakuru y'imvaho, ntimumbwira ibihuha mwatekewemo. Maze ngo abasirikare baravuga bati reka tuba abanyakuri tuvuga uko byagenze. Abasirikare ngo basobanurira Pilato byose uko byagenze. Pilato ngo byose arabyumva, maze kubyumva ahita agenda yikingirana mu nzu, ntiyongera gusohoka. Ngo aravuga ngo ntazahura na Yesu mu nzira, maze akazanyigaragariza, ntazongera kubonana nawe. Maze igihe yamaraga kwikingirana, abatambyi baza kugiwe barakomanga. Pilato arakingura, baramuhumuriza. Ngo ariko bamuhumuriza bamubwira yuko, niko byanditse muri icyo cyigisho kivuga ngo umwami wawe yazutse mu bifuzwa ibihe byose, bamuhumuriza bamubwira yuko abasirikare basinziriye maze umurambo ukibwa. Ngo maze Pilato arabareba arabaseka ati namaze kubimenya neza kuko abasirikare bavuye hano babimbwiye. Maze ikintu gitangaje, Pilato bamaze kugenda batambye yakomeje kwikingirana kubera kugira isoni, abona amaherezo azabonana na Yesu. Ngo umutwaro w'icyaha ukomeza kumutsika, nuko ariyahura apfa atabonye ubugingo buhoraho. Ngurwo urupfu rwa Pilato. Maze Yohana 19 umurongo waho wa 30 hari isomo uyu mubwiriza wundi wa kabiri twicaranye yadusomeye. Uyu ni uba ari umubwiriza wa kabiri, kuko buryamwe uyu nguyu usoma isomo, iyo umubwiriza ageze ku ruhimba akarwara cyangwa akagira ikindi kibazo, nta wundi mubaje hano imbere uba uri bubwirize, niwe uhita abwiriza. Rero iri somo yadusomeye reka turisome. Yohana igice cya 19 umurongo wa 30 handitse ngo Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe, umutima uraca. Mbega urukundo nanezerewe, uru rukundo rwa Yesu. Ntabwo nzibagirwa igihe nigaga iki cyigisho bwa mbere nkisoma. Iki cyigisho narakize nturuka mu mugoroba nkiga ngeza mu gitondo, cyanejeje umutima wanjye. Uwo munsi nagize umunezero mwinshi cyane, ndabyibuka igihe nigaga iki cyigisho ngisoma no mu bindi bitabo. Nari umusore icyo gihe, ariko hari ikintu cyanejeje. Iyo handitse ngo Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, umwami wacu yageze ku musaraba, maze kubera umutwaro uremereye w'ibyaha ibyacu yari yikoreye, maze agira inyota, maze arataka ati ndashaka amazi, nimumpa amazi nkwe. Maze aho kugira ngo bamuzanire amazi, kandi Yesu niwe waremye ibiribwa n'ibinyobwa, maze baragenda bafata inzoga isharira yitwaga sipongo barayizana, maze bajombamo ikintu cy'igiponji, maze baraza bakimukamurira ku munwa. Maze igihe bamaraga kugikamurira ku munwa w'umwami wacu, Yesu amaze gusoma iyo vino ngo ahita avuga ati noneho bigenje bite, birarangiye. Acurika umutwe, umutima uraca. Urwo rukundo rwatumye yemera kwitanga, akitanga ku musaraba, kugera ubwo abura amazi yo kunywa, ari we waremye amazi. Iyo bishaka yari no guhamagara mu ijuru bakagira uko babigenza, ariko Yesu yasabye abantu. Abo yasabye amazi bamuhaye sipongo. Yesu yadusabye gukiranuka ngo duhinduke, ariko icyo turushaho gukuza ni ugukuza ibyaha gusa n'ingeso mbi. Yesu Kristo aduhindure, maze atugire bashya, aduhe kumuramya, atwigishe kumwemera ngo tuzahabwa ubugingo buhoraho, aturinde gukurwaho impano yo kwihana, ahubwo aduhe kwihana burundu, aturinde kumera nka Pilato, ahubwo aduhe umugisha mwinshi. Kuko mu gihe cya Pilato yinangira umutima, hariho abandi bihanye barahinduka kandi bazahabwa ubugingo buhoraho. Nanejejwe cyane nuko inkuru yo kuzuka kwa Yesu ikomeza kwamamara kandi kamamazwa cyane. Ikintu cyantangaje kandi kikanezeza gikomeye nuko abantu bari biyeretswe n'abari bazukanye n'umukiza Yesu, bo bahise babyizera batanamubonye, ahubwo bagenda bamamaza ku mwami wacu Yesu yagenje ate,
yazutse. Bamwe nyuma yaje kuzabiyereka, yiyeretse ba Mariya, yiyeretse ba Petero, yiyeretse n'abandi. Yesu Kristo hari umunezero mwinshi nabonye kuri we, ngira ngo mbabwire nindangiza ninshaka nsoze. Igihe umwami Yesu yazukaga, yiyeretse Mariya ashaka kumukoraho, aramubwira ati wayareka mbanze njye kwa data, ntiwankoraho. Maze umwami wacu arazamuka. Igihe yazamukaga ageze mu bwami bw'ijuru, ngo ahageze mu bwami bwo mu ijuru, ngo abamarayika bafashe inanga baracuranga, bafashe inanga ngo bacurange banezezwe nuko umwami wacu Yesu azutse. Maze Yesu ngo akora ikimenyetso cyo kubamama. Kumama muzi ibyo ari byo? Akora ikimenyetso cyo kwama ati nimuceceke, ntabwo ndamenye ko igitambo cyanjye cyemewe. Ahita asanga se, abamarayika babona asanze se, arambura ibiganza ati dore data. Ngo yereka se ati dore inkovu yo mu ruhanga, yereka se ati dore inkovu zo mu birenge, yereka se n'inkovu ati dore inkovu yo mu rubavu. Maze ngo arangije aramubwira ati none se data, igitambo cyanjye cyaba cyaremewe? Data wo mu ijuru ngo aramureba n'amaso y'imbabazi aramubwira ati mwana wanjye, igitambo cyawe cyaremewe iteka ryose. Yesu ngo arahindukira acira abamarayika isi ati ngaho nimucurange, data yacyemeye. Abamarayika baracuranga, haranditse ngo bakaririmba indirimbo mu wifuzwa ibihe byose. Ku cyigisho kivuga ngo kwa data ari wese, nicyo cyigisho cya nyuma kibamo. Bakaririmba indirimbo ngo umwami nyiribihe byose winjiye aha ninde. Abandi bagasubiramo ngo ni intwari nyiribihe byose aranesheje. Abandi ngo bakongera akabaza bati nimwugurura amarembo, ariko winjiye aha ninde. Abandi bati ni intwari nyiribihe byose umwami wacu aranesheje. Iyo ndirimbo barayiririmba. Yesu abona icyo gitaramo ntakigumamo, abigishwa be bagiye Tiberiya bazarimbuka. Yesu uwo mwanya igitaramo cyo mu ijuru barakiretse, aba yamanutse yageze mu isi, aza kwiyereka abigishwa be. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo waho wa 4, mwumva amagambo ahavuga. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, mwumva uko byagenze. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4, mwumve. Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose, kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranyije, azitegekesha umwuka wera. Umurongo wa 3, amaze kubabazwa. Yesu amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Yesu yaraje yiyereka abigishwa b'iminsi 40. Ibyanditswe biravuga ngo agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Maze ikintu cyantangaje, Yesu niho yafasha abigishwa be muri iyo minsi 40, abajyana ku musozi wa Elayono, ababwiriza ikibwiriza cya nyuma. Maze ababwira ijambo rikomeye, arababwira ati mugume hano niho muzategerereza. Abategeka ku Yerusalemu. Igihe abategeka ku Yerusalemu yababwiye ko ariho bazahererwa umwuka wera, bahise bafata urugendo maze bagiye Yerusalemu. Igihe bageraga Yerusalemu barasenze, maze ku munsi wa mbere baratura, uwa kabiri baratura, ntibahabwa umwuka wera, kuwa gatatu ntibawuhabwa, kuwa kane no kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kuwa karindwi, kuwa munani, kuwa 9 batura ibyaha byabo ari ku mwuka wera. Reka da! Bageze ku munsi wa 10, ari wo munsi wa 50, umunsi wa 10 kongeraho 40 Yesu yamaze abiyereka. Ubwo iminsi 10 kongera kuri 40 Yesu yamaze yiyereka abigishwa ni iminsi 50, kandi 50 bivuga Pentecote 50. Maze ikintu gitangaje, ku munsi wa Pentecote maze batura ibyaha byabo na Petero n'ibyo bakoze, bibwira ngo bari gukiranuka, basanga baracumuye, maze ibyaha byose basuka hasi. Bamaze kwatura, Bibiliya avuga ngo bahuje umutima, bagiye kubona babona imbaraga iturutse mu ijuru y'umuriri irabamanukira, bose buzuzwa umwuka wera. Imana twuzuza umwuka wera uyu munsi, kandi Imana iduhe guhuza umutima. Iyo mbaraga yatumye bemera guhamya Imana. Abantu bahawe umwuka wera uwo munsi bari aho ngaho, uretse umuryango umwe gusa, abandi bose bazajya mu bwami bwo mu ijuru. Umuryango umwe wonyine w'umugabo n'umugore
mu bantu bahawe umwuka wera nibo bavuyemo binangira umutima, nyuma yaho umwuka wera bavaho bazarimbuka, ariko abandi bose bahawe umwuka wera ku munsi wa Pentekote bazajya mu bwami bwo mu ijuru. Abo ngabo binangiye umutima, haranditse ngo Ananiya na Safira bari bahari buzuzwa umwuka wera nk'abandi, ariko bukeye icyaha cy'umururumba kibavutsa umwuka wera. Twebwe Imana iduha umwuka wera, iturinde kuwivutsa mu izina rya Yesu. Keretse niba hari abantu bari hano bavuga bati Mwami, turashaka umwuka wawe, turashaka kuzura imbaraga, maze ukaduha umwuka wera, kandi natwe nitugira amahirwe tukawubona ntituzawihakana. Bahaguruke dusenge. Imana ibahe imigisha. Ndanezerewe cyane. Mbese hari umuntu uri mu iri teraniro uvuga uti uyu munsi ni ku isabato, kandi mfashe umwanzuro wuko ku yindi sabato nanjye nzabatizwa nkiyegurira Imana, nkajya mu mubare w'abantu bagiye gushakashaka Uwiteka cyane. Hari uri hano mw'aya materaniro akaba afite uwo mugambi? Niba afite uwo mugambi naze hano dusenge by'umwihariko. Niba hari ufite uwo mugambi naze hano dusenge by'umwihariko. Ntabwo twirwa tujya mu bintu bitinda bimara igihe. Ngwino. Niba uvuga uti njye mfashe umugambi ku isabato nzabatizwa niyegurira Imana, njye nyiramya, ndaje, banguka hano dusenge. Imana iguhe imigisha. Komeza utambuke musore, uje ukiri muto, Imana izaguhe no kuzabwiriza ubutumwa bwiza. Niba hari n'undi nabanguke avuga ati umwanzuro ndawufashe, njye ndiyegurira Imana ku isabato nzabatizwa, maze nzakurikira inzira ijya mu bwami bw'ijuru gusa, arahari. Niba hari n'uwahoze asenga akagwa akavuga ati nyamara nsanze narihombeje, Imana ntingire nka Sawuli, indinde ntazikuraho impano yo kwihana. Sawuli yanyazwe impano yo kwihana, guma ku isi yarayinyazwe. Nabanguke, yamaze imyaka 38 yirirwa agenda arisa gihobe, kwihana byaramuyobeye. Iyizire wihane wowe ushaka Yesu. Ngwino, banguka, 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 banguka bigishoboka. Turaba turi kuririmba indirimbo ya 64, nirangiza ndasenga. Wari gusenga isengesho rero ukakurikireho. Indirimbo ya 64 niyo turaririmba, kandi abantu bazi kuririmba bafate mikoro baririmbi. Imana ibahe imigisha. Uvuga ati narahombye, nivanye mu masezerano ariko sinzongera, ndaje. Nivanye mu masezerano ariko sinzongera, ndaje, sinzongera. 64. Nimwiyizire murebe imbaraga muzambikwa, agakiza abandi banze nimuze mukijyanira. Ngwino, Yesu ari hano, yaje mw'aya materaniro. Imana ibahe imigisha. Bibwire Yesu, babajwe no kumurituza. Bibwire Yesu, iyizire. Imana ibahe imigisha. Ngwino bibwire Yesu, bibwire Yesu, iyizire. Ngwino, Yesu ari hano. Yesu yavuze ko azaba hari hano, arahari. N'aya materaniro arahari. Ngwino, ngwino wakire Yesu, ntugire ubucuti wagira. Yesu, Pilato yanze Yesu, wowe ngwino wifatire Yesu. Yizire, ngwino bibwire Yesu. Ufite ingeso yakunaniye, yizanire Yesu hano. Yizanire Yesu yice ayigukuremo. Ingeso yawe yakunaniye, yizanire Yesu. Icyo gice kiravuga ko gutotezwa n'ibyaha wahishe iherera
Imana ibahe imigisha. Murakoze, reka dusenge. Turagushimye Imana iri mu ijuru, Data wa twese w'umunyempuhwe n'umunyembabazi nyinshi, izina ryawe rihimbazwe. Tumaze kumva ijambo ryawe, kandi ubwoko bwawe tuje imbere y'iri teraniro kugira ngo tuhagarare tukwiyegurire. Ngwino tubabarire gusubira inyuma kwacu, utubabarire gukebuka inyuma tutaraba inkingi y'umunyu. Ubwo tukibasha kwihana tukaba twababarirwa, utubabarire ibyaha byacu. Kandi abashyitsi bari mu iri teraniro Data ubaha umugisha. Abana bawe bose baje ahangaha, n'abahagaze mu muhanda, n'abari hakurya y'umuhanda, n'abumva ijambo ryawe batambuka, n'abari mu ngo zabo baryumvira mu gikari, bose ubaha imigisha. Kandi twese hamwe nabo uduhe kuzaba mu bwami bw'ijuru. Kandi kiruta ibindi uzaduhe kuzaterana mu iteraniro ry'abera ridashira. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.